Kashi. niba umufana wanje haguruka ikoma ngome gato na uko mukaja muri koma imyaka ijana yose ukazayima ukiri kugona ngahambara amababa kuko turatumiriye mu makoma aho nazongera je no gukumbura igikoma koma yo nawe impamvu wanze gukoma waje wowe igikoma kandi twe turabizi umwuga w'igikoma niyo igikoma koma uzuzu wa mugani kandi sinje wawuciye nyuma y'ibyo byose nasanze mukwiye guhanwa Imana nayo itingo Kristo. Yes. Atubwira umuterankunga mukuru w'iporoje. Umuterankunga mukuru w'iporoje. Isi Media Empire. Uhata makaba nakize niba refite imyaka 14 ako nakanje nanditse ikibazo cyo karagafashe abakazi bamfashe ikira ndapfuye mbindutse umupfu ibyari mari bibaye umukungugu roho yanjye mu bicu umupfu kwisi yavugije induru niba bona nasize kwisani bazima Imana ifashe baho ubuzima ibazo sazire kugasima bakape bagishakisha inzira biroko muri radi aho yamukumbeje muri radi reka kwakira umuntu kode 002 ari he kandate ibikubaka bakavuga yuko ushoboye abandi nabo bakavuga amagambo baguca intege ugasubirwa reka mubwire usite kubyo abo bavuga uzikomereze urwo rugendo irakureba abakobwa bagenzi bawe reka dutuze twumvikana abakobwa bagenzi bawe
batumva ko nabo bashobora kugeraho ngo bapafominge cyangwa se bagaragaze impano yabo. Wowe iki cyagutiriye kugira ngo ugaragaze impano yawe? Igikorwa my energy, igikorwa my love, ni wowe gusa njye nibonamo, niyo udahari ngenda kubona, rero tinyuka unyiyereke nanjye nkwiyereke my boy, uko mubonye ibyishimo biranyica kuko ndagukunda ko urukundo ukunda sinzarwicuza, ruzahoraho forever. Urakoze. Indirimbo ni yawe. Ni yanjye. Nari mufitiye ikibazo kivuga ngo umuyobozi mukuru wa Peace Media Empire yitwa nde? Nafashe tayimu ndakwiharira uru n'urukundo n'abasitari, nafashe amarangamutima ya sitari, oya si ukubeshya narakubaniye iwawe narahabaniye, erega waranyihariye kandi ntabwo byicuza, uru rukundo ni sipesho, jye mbona ari sipesho, erega waranyihariye kandi ntabwo byicuza, uru rukundo ni sipesho, jye mbona ari sipesho, ibyacu bizaramba, ibyacu jye mbona ari forever, I never forget it, I never forget it. Karameli Uri umunyeshuri? Ego. Wiga mu wa kangahe? Niga senior 3. 0-0-13 banamwita Fiete. Ewa. Mtoto kabisa. Umuyobozi wacu twese turamukunda, natwe aradukunda, turamukunda, natwe aradukunda, urumva noneho Peace Media Empire uyifuza iki kubijyanye n'ugereranyije n'igihangano cyawe? Peace Media ifatanyije n'Imana numva hangeza aho nshaka kugera mu nzozi zanjye za kera. Urakoze cyane.
muri kubyina niye ni intsinzi twari twiteze mu kwezi kwa munani ku itariki 15 yo gutora umubyeyi wacu Paul Kagame. Hanyuma iyo ntsinzi twayigezeho turi kuyibyina nk'abanyarwanda. ni iki mu bintu Paul Kagame yakoze mu gihugu gituma wumva wamusingiza mwanya? Umubyeyi wacu yatwegereje amashuri, twiga hafi bishoboka, amavuriro ari hafi, ntabwo tukivunika cyane, nta murwayi tukijya mu rugo rwaremeye, tugera kuri poste de santé byihuse. uruhare rwanyu n'uruhe ngo bisigasirwe? uruhare rwanyu n'uruhe ngo bisigasirwe? ni ukuririmba gusa bikarangira? Uruhare rwacu twebwe nk'abanyarwanda cyangwa natwe turi kubiririmba, yego, kugira ngo ibyo bikorwa remezo bisigasirwe ni ukubishishikariza abaturage kugira ngo babikomere kandi bakomeze bakunda igihugu, bakunde n'umubyeyi utuyobora. umuntu tugiye kwakira araturuka muri IS Nyarubuye. Wanamwita nani? Yewe, muri gutekereza nde? Imbere? Izote? Yo, nabyishye. Reka twakire uwo bita Igiraneza Florence. wakati visa vikazaiva cyane tuzajya ikataka kumade kwa kweli ni balo fulani kabili kajiri ushaji kajiri mara kajiri manyasha usiwakunza utatu kula kwa kila siku nikapata maka basi na kwaza kwa pili kamili kwa pia masuru hello timeka ya mani pro kamuka please wait katuma na kozera uve kuzajya kula buriza ukabuke resistance njya sana kati simba ikara ikitafuna sema bana kitafuka pa uve kuzajya kula buriza Yo, 2014 ninjiye ishuri bwa mbere mu makayi y'amakarine y'amakaramu y'amakereyo yo minerivare kureje nk'ikoca minerivare kureje nk'ikoca nibaze se mana njyewe nziriki ko mbona ninza nzazira ku izuba rya Gatsibo 4 I'm feeling like to study is a festival sinabihagarika Nitenda niche mrugo ntazi ko unasalimu na ukagaragaza impano yawe ariko ubutumwa burimo hari ibitero na ribuze kugeraho bitubwira ngo gukuraho kwigisha abanyarwanda sosiyete umuco nyarwanda nyine kwirinda n'amacakubiri ari urakoze cyane. Iyo ndirimbo ujya kuyihimba wari urihe mundi cyangwa urihe marangamutima? Iyo ndirimbo yawe ujya kuyihimba wari uri muri iyo mundi cyangwa marangamutima? Njyewe numvaga nshaka gushishikariza abantu Imana, nyine hari igitera kivugamo iryo jambo ndarishima, nyine kubera ibyo dukorera n'ibyo tuvugira Imana niyo murinzi wacu, nicyo ngicyo nashakaga kugaragariza abantu. Amen. Urakoze cyane. Kode 024 Ewana. ukora ibikomeye uzabiza sigukomeye yamani okay niwo muhungu wanyu Big Jordan ngiye gutangira n'indirimbo ntako bisa ukunda umuntu nawe akagukunda ibyawe byose nabyo akabikunda wamubona nawe akagukunda
biramvuna birimuranishaza iyo munasekeye uko tujama warahise uko bikigiye biransaza kuki imbabaza mayida Afashima meze neza cyane. Hanyuma iyi poroje yateguwe nande yateguwe na media media yitwa ubuzima bwanjye bwambereye bubi kubera ibyo wakoze mpora nigunze wari ukunda wabaye umunyanga kubera ibyo wakoze mpora nigunze kwijajara nshaka kwijajara kwijajara ubwo nagatege kwijajara nshaka kwijajara dukomeze muri gigasi yawe twakire umuntu bita 0-2-7 aze kuri stage. amazina yanjye ni neza kwiga bafite iminota 3. Reka tubikwame njye nawe tubishyire aside, reka tubipowe dore amaniga arahari nabeshya muniga ko naroke bambwiye ko ari mbasawa navuze ko nta na kimwe mfata sinzi butabibona ko nabaye adute kandi mwogereza nasize nayo crabs nabaye kazizi sinzi niba utabibona ko nabaye kazizi sinzi niba utabibona so fata kamufata kandi okay noreza urugero fata kamufata kandi okay. aha ujya kwandika iyo ndirimbo ni iyihe mesaje cyangwa se n'ubuhe butumwa wari ugiye kugenera abanyarwanda cyangwa se urubyiruko by'umwihariko? nyine twese turabizi nyine hari ukuntu nyine ushobora kuba ukunda inzoga tu ako nyine uzivaho nyine byarakunaniye gusa nyine nimba unankoreye mwantoreze urugero nyine bishyireko nimuzazireke baracyari bato. Nimero 00-0-11 kuri stage igira imbere adu twirikire kabisa wowe gihugu cyitwa u Rwanda iyo nkureba ibineza neza binyuzura hose ya turi mu nyungu iyo nkureba Rwanda ndanezerewe nakwibuka mvuye ngahora binziritse Rwanda rwa none n'ingoma zose abana bawe turiho tugukorere dukeneye tuzakurinda umwanzi n'umwana we tuzagushakira ibyiza mu byaro byose Menyekana project imenye kuba ari imirima hanyuma Aliva Peace Media niyo yateguye irushanwa yego umufatanye na he ubufatanye n'ubuyobozi bw'akarere n'urugaga rw'urubyiruko. hanyuma Aliva batubwira umukuru w'urubyiruko cyangwa se uhagarariye urubyiruko muri izi fronte ya Murenge wa Nyaruguru amazina ye yombi. Yitwa Friend ariko irindi zina ntabwo ngivuga. Murakoze. Kongera dutumire umunyemano muri GS Nyarubuye ni nimero 0-25 aze kuri stage adutemo adute
Jesus. Thank you for love, Jesus. Thank you, Lord, for you blessing for me. Everybody say thank you, oh, for him. Today I have a dream and I have a go see my love. 0014 bamwita Clementine naze kuri stage aduhe igihangano cye kabisa. Tangiye. hatagiye habamo amajwi asakuza cyane. Watubwira imwe mu ndirimbo wakunze ufite imyaka ine utangira ibintu byo kuririmba? Ni nakunze indirimbo nakunze bitewe no kuramya no guhimbaza Imana. Usanga hari ukuntu tugenda tuganira n'Imana ku buryo by'ibintu izina ry'indirimbo amashimwe Clementine, indirimbo yawe ruturirimbiye igira ibitero bingana? Igira ibitero bibiri. Turirimba icya kabiri. Njyewe icyo ngushima nuko wabanye nanjye. Nagabye ibyantima nagabye umutima wanjye mu rukundo rwanjye ntawe pe tuzakora byinshi bikubiye tubure pepe bakatiye hose uramurimo mu rurimi rwa dose bareka bo batuvuga amata guhera ibineze nkamufata pose baby wamprive urukundo ngufitiye kuri rwo mfitiye indirimbo rukubiye nk'umugozi kumurika hose pepe umurikira ubuzima bwanjye never mind ibindi bidakeye nza guhera love maze bikuranga njye nawe turi babiri nacyo tubuza guhuza kabiri nubwo ibyo tubera bibiri nacyo dutandukanya turi babiri abo baza bigize kajuga izo njuga zabo ntabwo zagafata batuze bakuwe baracyari understand batuza ntabwo baruhuka njye nawe turi bake nacyo tubuza yakoze yaje mu muziki agaragara nyine nk'umwanda kandi muri ye ariko umuziki waramufashije kuzamuka cyane. Urakoze cyane nanjye nitabiriye iki gikorwa inshuro ya kabiri ko bwa mbere nayitabiriye Nyakarambi mbasha no gutsinda bankorera indirimbo ubu ndayifite ubwo reka ndirimbe none nshakisha amahirwe ya kabiri. Uru rugendo ndimo rusaba kwitonda ndashaka iterambere manuza imbere ndagana imbere manuza amashuri ayita Samutari. Kubera iki wahise Samutari? Kubera iki wahise iryo zina? Mpamvu nahise iryo zina ni uko ibihe bimwe na bimwe abantu nk'uku nguku ni igihe turi gukoresha turushanwa kandi kiba rimwe na rimwe. Ubwo rero njyewe indirimbo ubutumwa nshaka gutanga ni urugendo rwanjye ndi kugenda ni urugendo rukomeye rutoroshye. Ubwo rero
twagezemo ariko ibyo mwari kubyumva. Amazina yitwa Idrissa yiga mu gatandatu n'incuke nanjye naje kugaragaza impano yanjye mu gakeya. Uri nimero z'ingoro. Nimero z'ingoro. Zeru cumi urakoze cyane. Iyo instrument yawe iyo duturanye iyo ugice yamuhaye duturanye yaramubwiye nyine nsanzwe mbikora yaramubwiremo imirongo yaguhaye instrument yego ngo ushyiremo imirongo yego indirimbo ni yawe cyane. Iyo bikarande kubaho wishimye muramutse mubonye amahirwe yo kujya muri studio ni indirimbo zinge mufite mwagenda muri studio mubona ngo tuvugane dufite indirimbo ebyiri turirimbire refrain y'indirimbo ya kabiri tubaririmbire refrain y'indirimbo ya kabiri yayo. namenye kuri sewe imigisha imana y'imuri ibihe erega sinakurekura namenye kuri sewe imigisha. Murakoze hanyuma se muramutse muzamutse ninde muzagakoramo korabo muramutse mubaye promote mukagera hejuru ninde muntu mwifuza gukorana nawe indirimbo? Twakorana na Nshuti Bosco. Nshuti Bosco mwaturirimbeho nibura agace gatoya k'indirimbo ye. Agace gatoya k'indirimbo ya Nshuti Bosco. Twese abantu bawe tuje imbere yawe twuzuze imbaraga ziruke iri ni isengesho ryacu ko turi kandi abanzi bacu nabo bagasangiye byuzuye bakubira imvura bakumve urakoze Nyiringabo uramatije wenyumuye ibikomere by'umutima unyuze inguma. urakoze cyane. Indirimbo ni yawe. Wow. Kubera icyo uhisemo kuririmba gospel? kubera impamvu nahisemo kuririmba gospel nakuze nkunda gusenga Imana cyane kandi ntabwo wajya kuririmba indirimbo za R&B ntabwo ziba zihimbaza Imana cyangwa zihimbaza. Ninde muhanzi uririmba indirimbo zisanzwe cyangwa se z'isi ukunda? Indirimbo zisanzwe z'isi reka tuvuge gutya umuhanzi ukunda Ariel Boys. waduhaye akakora Indirimbo ya Ariel Boys avuga ngo haturibuka umunsi yambwiraga yo. wow urakoze cyane. Ishimwe shema Olivier nawe arihe ewana kabisa witwa Ishimwe Shema Olivier. Okay, kuwaza kukubona umwagakwenge karonso kadafite n'akarenge umuntu ushaka kumwinjirira nabyo wakoza mu manikoseti my life is private ibyo nashatse kumenya ngo gusa wese wabaga